kuko baba bumva baturusha gukora ama operation arigata umugore mugenzi we mu gitsina akanamusenyera uyu munsi umugore akaba atakibana n'umugabo kimenya agomba kumenya yuko uriya mukobwa yamukunze ubwambure bwe buri hanze cyane nuriya keza akabigiramo uruhare kuko ashaka iki kimenya ngewe ntanakubeshya ngewe niyo umugore amvugishije umugabo ndarakara kareka gute umbwira ngo umugabo ni inshuti y'umugore mugenzi wanjye bigiye nubwo bavugana amabanga y'urugo gute kuba bari gute mwabagore mwe mwisanzura umugabo wanjye ni za besto ni za betifreya ni babwita ibi none se umugabo buta umugabo buriya abagore twe tuvuga ugira ngo umugabo ugiye kuvuga muri buriya ni seri ugira ngo umugabo ugiye kuvuga biriya bintu akabibwira no umugabo udafite umugabo none se ko afite wahindukizwa nande nawe nta buseriye bwe ntabwo ibintu yakoze ni nk'iby'abagore niba ari we yarabonye yatakira se ariko nubundi nta n'uwamurenganya nubundi yasanzwe ari umunyamafuti niba yarashyize matabare ku karubanda se ubundi yahishike ahubwo muyango aramuzi ko ntabanga yamushatse n'undi ntabanga yifitiye ibi bintu nanjye byambayeho cyangwa bare byishimo birahenda ubundi buriya umugore wigeze umugabo cyangwa se umugore wigeze umugabo wigize umugore ntibazakubeshya ari wenyine ntabwo atuje dufite ukuntu umuntu Imana yaturemye nubwo hari abiyoberanya ariko dufite inyama zikenera izindi bazakubeshya ijambo namubwiye yari umufamiliye w'umugabo ryabaye intandaro yo guturuka ku makimbirane yanjye n'umugabo mpaka bigera kuri rwa rwego nanjye wanye ntakekaga rwose pe ntawe ntandukanye n'uriya mugabo wa Muyango nta muntu n'umwe uri wenyine ugeze kubana n'umuntu utuje nta n'umuntu wakoze ibintu ushobora kubireka ngo yumve aratuje nimo katubeshya hari impamvu umugabo yagukuye mu rugo hari ibyo umugabo agukeneraho yego bitanga niba utanabitanze niba unarwaye ujye kwivuza wa mugore we ntuzamara icyumweru mu nzu y'umugabo wakwishakiye kagukwera inkwano ziwe nta kintu umumariye ngo rwose ngo akazi kazakubuza kwita ku rugo rwawe akazi kari kubukuze kwita urugero shaho ngewe ibyo nahuye nabyo umugabo wanjye amuzongera kunyiba umugabo none se uriya mwana w'umukobwa iyo kabyara ahungu nakobwa niba koko uko babivugana byumvisha ariko biri yaheraga kuwa mbere akagera mu gatanu kandi akora akazi k'ijoro nijoro ghostinga mu tubari nese bivaga umugabo ari burari ni hahandi utirimuka ugasanga yasanye n'umugore mu buriri bwawe cyangwa ukabuzingura mu kazari mu rugo araryamye ko saryamye yajyamanye nawe ariko byanze bikunze nawe akeneye umugabo ese ubwo nkubaze umugabo wanjye abwiye umushiti wanjye akamubwira ati umugore yanyimye ku bintu mu by'ukuri byabanije no kumusaba kiriya gikorwa iyo kitabayeho ku bashakanye uko byasa kose akangonwa akaraza biriya ni ibintu umuntu ashaka akabura amahoro yego akarwara stress umutwe udakira w'uruhande rumwe ndetse urumva indwara za hato na hato ngo nazarubaga impande none se ubundi madamu cyangwa se mu papa kumaze kwima umuntu ibintu wakagombye kubumuha urumva zarwara umutwe kangahe se kandi aziko abiko uriya mugabo wa Muyango giye cyuna munenzeho cyane ntabwo yarakwiye kujya kuvuga biriya bintu nkurikije uburyo cyuriya mwana w'umukobwa yamwemeye bimeze nta nubwo ibyo ngibyo banapfa sibyo banapfa rwose mana kuko nubundi naho azajya hose uriya yari yamwemeye biriya byose abizi niba koko niyo mitingano usibye ko nta niyiriho niyo mba niyo mitingano inariho nta gikwiye ko n'abatashyize matabaro ye hanze twayibona none se we yagiye gushyira ubwamure bwo hanze hari wabimutumye kimwe se kandi ubundi buriya kakubwire rega iyo araye hanze bayabaye inturo rega nkubwire mana we mukabari nk'iyubaha mukabari nta cyubahiro kihaba rwose yego abakora ku mabuno abakora ku mabere abasoma ku matama ntibyabura ijoro ryose noneho saa 9 z'ijoro kare akantu ko rwose Muyango erega burya reka nkubwire nkubwe nk'umuntu warukiyemo nabikoze mbizi neza ubundi buriya umuntu watinze kuguca inyuma nta gahunda mama mugifitanye icyambere cyo mama mufite ibyo muri gupfa
urumva yego ngewe namenye ko umugabo wanjye afite undi mugore bana nanjye ndavuga ati mva we. yes ikaze kuri mwese abadukura n'abadukurikira tubashimire cyane twizere ko mumeze neza cyane ibyo murimo byose kandi niba bitameze neza kubw'impamvu z'ubuzima bugiye butandukanye ndabwira ngo mwihangane kandi mukomere mwizere Imana. uyu munsi turagarutse turi kumwe na Mama Justine TV. Mama Justine tubaye ikaze. Nabasuhuje murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza cyane. Ni ubuhe butumwa waha umuntu utameze neza muri ibi bihe utameze fresh uri kunyura mu bihe bimugoye mu kanya ndimo nkurikira avuga butumwa rurimo rakora? Yego. Numva bari ibintu byiza cyane. Ni ihe message watangira uha abantu by'umwihariko? Cyo nabwira abantu turi mu isi kandi pimo dufashe igihe mu ntambara. Yego. Uwo bitameze neza ni yihangane. Yego. Ndabizi neza ko Imana nta gikomeye na kimwe itakomora. Nta marira itahoza. Abari kurira mwese ni mwihangane musenge musabe Yesu Kristo kubatabara kuko nanjye yarantabaye. Yashoboye ibyanjye byanukaga cyane. Hari igihe sheri ibigeragezo binuka. Hari igihe ikigeragezo kikunukana abantu bose bakakwanga noneho nawe ugasigara wareba hepfo ukareba haruguru ukabona nta nzira. Iyo bimeze gutyo nta bundi buhungiro ni ku Mana. Noneho iyo uri mu kigeragezo abantu bafite ukuntu bahita baguhungaho bakakwihisha noneho nubashije guhamagara leta kuraho telefone ati wa agiye kunsaba agiye kunsaba ryashyano ry'umugore wagenza abantu benshi nahamagaraga bakati ryashyano ry'umugore ryasenya urugo none rigiye kumbwira ibibazo. Naje gutekereza neza ndavuga ati wa Mana we nubwo bimeze bityo nigeze gusenga ndashonje harabona gaburiye ndabona ngiye kwambara ubusa kandi harabona ambitse ndabona mbuzaho kuba kandi harabona acumbikiye. Wibutse Imana imirimo umva nshuti zanjye shaka ikintu byibura uzajya wibutsa Imana byakomeye. Nahoze nsoma ijambo riri mu mubwiriza ibice 9 ku murongo wa 11 na 12 muhanyarukiremo hasome. Hari amagambo ahari y'ubugenge atwereka ko atwumvisha ko nukomeye cyane sitamutinya. Ibibazo ntabwo bimutinya kandi ntabwo bimuteguza. Nufite amafaranga menshi hari icyo amafaranga adakora. Amafaranga menshi ntiyaguha amahoro. Hari abantu bafite amafaranga menshi ariko badafite amahoro. Ntatinze cyane rero bantu mwese bitameze neza abarwayi ni mwihangane. Iyo ashoboye ibyanjye ntabwo yananirwa ibyanjye. Ni byiza cyane rero mwese mujye kubana natwe tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Turi kumwe na Mama Justine TV mu searching channel mukore subscribe muyishyigikire ijambo ry'ihumure. Kubera iki wahisemo gushinga channel? Ntabwo nahisemo kuyishinga ko sinari nzi n'imikoreshereze yayo ahubwo ari nari mari iminsi kanyarira nkurirayo n'umukozi w'Imana no hahita mbwira hashize iminsi arambwira ngo duhurire ahantu nje Kigali kandi Imana yambwiye ko ngufungurira channel izakomera. Ntuzi iyo biva niyo bijya Imana mwe ngufungurire channel ibyo gusa. Ndategereje rero channel barayibye channel ribira yingarurira igarura umuntu izana umuntu wayibye iramufatira mufunga aragenda arayisiba amasaha yose ashiraho ntangira kuri 0. Niyo mpamvu bamwe nacitse intege nta kintu ngishyiraho nacitse intege. Kandi habagaho iki vuga butumwa nizanira abakozi b'Imana tukaganira bakampa ubuhamya byose aragenda arasiba. Ariko nyine ncika intege nk'umuntu ariko hari impamvu ngenda ngira agatima ko kongera nuko hari ikimana yavuze kandi isaha n'isaha kigomba kuzasohora. Kizasohora. Yego. Ni byiza cyane rero
abantu badukurikira babana natwe hano ku Manuro TV mujyeho nukuri mukande subscribe muzajya muhakurikira ibiganiro byiza by'ivugabutumwa ubuhamya bibafasha ndetse n'impuguro za buri munsi. Uyu munsi tuje ku mpuguro Mama Justine twabanye mu bihe byashize, ni umumama ukunda guhugura abantu mu buryo bugiye butandukanye. Mama Justine turi muri bihe uyu munsi ikintu kigendanye no kubaka umuryango gisigaye kigoranye cyane, haba ku basore, haba ku bashakanye vuba, haba ku bafite amafaranga, haba ku bakene, haba ku bakuze. Nibyo kintu nshaka kugira ngo tuze kwinjiramo cyane tunabihuza niba biri kugenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, benshi bikabatera kwibaza ubona iki kintu uyu mwuka uri guturuka cyangwa se ikintu giterwa n'iki ahanini. Sha buriya rero Satani ni umugome. Yego. Nta cyiza na kimwe gituruka kuri Satani. Satani yiraye mu ngo. Yego. Ateza abantu kubura ubwenge bwa hato na hato, ingo ziri gusenyuka pe. Ingo zarindimutse. Yego. Ariko no kubura ubwenge birimo. Kw'abantu kwacu. Urabona iyo abantu bashakanye umugore n'umugabo. Yego. Sha hari igihe umwe abura ubwenge pe. Nahoze ndeba maze iminsi ndeba biriya bya Miss Muyango. Nakomere aba yakiri muto. Ariko Yego. hari ibintu bituvamo bwacu bikatuvamo bigakurura umwuka mubi mu rugo wo gusenya. Nahoze numva ngo hari amabango y'urugo umugabo yamennye. Yego. Kuba umugabo yajya gutakira undi mugore runaka amubwira yego. Ibi bintu nanjye byambayeho. Reka mvuge kano kantu nubwo ntigeze nkunda kukavuga cyane ariko byambayeho. Nigeze kugira igihe kimwe nigira umuntu. Ndamwegera ndamwisanzuraho mubwira ibanga ry'urugo. Ariko iyo nsubije amaso inyuma ijambo namubwiye yari umufamiliye w'umugabo. Yego. Ryabaye intandaro yo guturuka ku makimbirane yanjye n'umugabo mpaka bigera kuri rwa rwego nanjye wanjye ntakekaga. Kubera ijambo wowe wamubwiye. Ngiye ubwanjye namwibwiriye rwose pe ntaho ntandukanye n'uriya mugabo wa Muyango. Ntaho utandukanye na kimenyi. Ni ukuri. Nubwo wenda bitahise biba uwo mwanya ariko nshobora kuba namubwiye ibintu muri 2016 bingira ko 2018 cyangwa se 2015 gutyo. Yego. Nibwo namenye iryo banga ry'urugo. Ko hari ibintu wavuze. Nabivuze. Bituma uwo turi noneho muri ya myaka 2 cyangwa 3 biba ngombwa ko mfata inzira ndimuka. Yego. Mva Kigali njya gutura ku isambu y'umugabo w'umugabo. Sanga bijya bintu inkuru ni Kimomo. Hose byaravuze. Umugabo akibyumva ati nuko nyine warakoze. Urumva? Yego. Kandi urumva ngo kari akantu nsoto rwose na akantu kabaye gahita kanashira. Yego. Ariko ibaza iyo myaka nakavuzemo tuganiriye rwose pe najyaga musuwa tukaganira nyine ndakamubwira. Yego. Yahamagaye mama we mu mugore ni mama we. Akikamukoza. Abamuhingiraga, abamubagariraga, abamutahirizaga inkwi, abamwahirwa nasanze inkuru ari Kimomo. Abantu bavuga ati se n'ubundi warugore ko rwavuze bino bintu ubundi ruri kujya he. Sibwo binyobeye ukoze cyane nakoze imva mu rugo wenda tufatiye icyitegererezo kuri iyi case ya Muyango na Kimenyi iri public. Ni urukundo rwagaragara ko abantu bakundana, abantu bafite amafaranga, bafite ubushobozi, hari benshi. Bari abana nta gikuba cyacitse. Buriya igikomere cyo gusenya gihoraho. Harya nta mwana bari bafitanye. Baramufitanye arahari. Baramufite. Nta gikomere ntuzibwire ngo urasenya. Yego. Ngo wumve ngo ndavuga ngo nabonye umugabo. Ngo ndasenye ngo birakorohera nkuko nange byanyoroheye. Yego.
urabona undi mugabo mwiza nk'uwo mfite ntabwo ibintu ntubitekereze ariko niyo waba mwiza kajana ukaba umukire kajana igikomere cyose ntabwo gishobora gushira. icya mbere cyo ubona abana muri kurya bishimye na papa utarababyaye ukavuga utari kuwite iyo haza kuba ari papa wabo bari byiza kurutaho uri kumva aba ari byiza kurutaho cyangwa se na nk'umwana yakora agakosa cyangwa se na nk'umupapa wenda yamubwira nawe akavuga uti nuko atari papa nuko atari se cyangwa se n'umwana akavuga ati suko atari papa yewe cyangwa se hagacaba akantu ntazi wanda kumenya amahembe umwe niyo nagize amahirwe umugabo wanjye nawe afite aho yatandukanye ubwo yagiye atasati nawe bitamubwira nti gasopo ubwo nyine ibyacu tukabimenyera aho ngaho tukabihinira aho ngaho urumva ariko igikomere mwabadamu mwe mwabakobwa mugiye gushaka ntigishira ntabwo gishobora gushira nimugerageze mu bikumire mu bigabanye twe byararangiye ariko hari n'akandi kantu katanshimishije buriya ndakuze pe ntabwo ari cyane ariko ndakuze yego sha nyine ubwenge buza ubujiji buhise ukungana nagushye ntafite natandukanye ntabwo najya kuganiriza umuntu udafite umugabo uti kubera iki sha mbabare ibyishimo birahenda ubundi buriya umugore wigeze umugabo cyangwa se umugore wigize umugabo wigize umugore ntibazakubeshya ari wenyine ntabwo atuje dufite ukuntu umuntu Imana yaturemye nubwo hari abiyoberanya ariko dufite inyama zikenera izindi ntibazakubeshya nigeze kubivuga kwa Justin abantu baranyataka ati dore kiriya ha mwabagore umuntu usibe n'uwabyigeze n'umwana uri kubyiruka utarabyigeze arabyifuza arabyifuza akabyuka gusa agasanga nyine ryaremye nta muntu n'umwe uri wenyine ugeze kubana n'umuntu utuje nta n'umuntu wakoze ibintu ushobora kubireka ngo yumve aratuje ntimukatubeshye agakiza Yesu se ntajya bafata nuko Yesu ese bangahe tubona mu myaka itanu oya bangahe tubona banga bafite ubundi buryo kibiyeranjamo bangahe tubona se ntaba wumvishe ngo nitera amazi ngo ngira gute ko yafata se reka rero nkubwire ntaciye ku ruhande yego hari impamvu umugabo yagukuye mu rugo hari ibyo umugabo agukeneraho yego bitanga niba utanabitanze niba unarwaye ujye kwivuza umuntu wese uri muzima akenera undi kereka niba urwaye niba unarwaye uyoboke kwa muganga wa mugore we ntuzamara icyumweru mu nzu y'umugabo wakwishakiye kagukwera inkwano ziwe nta kintu umumariye ngo rwose ngo akazi utameze neza wagiye mu kazi akazi kazakubuza kwita ku rugo rwawe akazi kari kubukuze kwita urugero shaho ngewe ibyo nahuye nabyo umugabo wanjye amuzongera kunyiba umugabo nako umugabo ntibamwe baragenda umugabo agenda kubera ko nk'ibyo bintu navuze byatumye hazamo agatotsi umugabo kunyizera biki ikibazo aragenda ubwo nyine numva nyine yamaze kuntera icyizere gusa ikosa ntikosozwa irindi urumva wenda kwa ko twananiye nkiri n'umwana wenda avuga ibyo bintu mu myaka yari ishize ingahe sibwo yakwiye kundakarira ariko iyo nsubije amaso inyuma aka karimi kajya kadukoraho ariko ntatinze aho hantu ku by'umugore n'umugabo yego umugabo yagushatse ntanavuze menshi aba yagushatse kuri byose mu minsi yashize nagiye mu bintu by'amafilime ntaha saa tanu inshuro ya mbere arahamagara uri turacyari gushutinga naratashye nsanga ntiyariye ejo ku manywa ntiyarye ko nabiretse naravuze niki cyatuma ntiyubakira urugo ku myaka yanjye mfite ngo nakase akazi uragahindura none se uriya mwana w'umukobwa
iyo kabyara ahungu nakobwa niba koko uko babivugana byumvisha ariko biri yaheraga kuwa mbere akagera mu gatanu kandi akora akazi k'ijoro nijoro ghostinga mu tubari nese bivaga umugabo ari burari ni hahandi utirimuka ugasanga yasanga n'umugore mu buriri bwawe cyangwa ukabuza inguri mu kazi ari mu rugo araryamye ko saryamye yajyamanye nande ubwo urumva rero umugabo nta kazi agira ku manywa umwe azaza kuryama urumva nyine hindukira wapi ndananiwe hariho kazi k'ijoro ku bagore shange mva mana siye ko nta nabishobora kazi k'ijoro urumva hajemo akantu koko umugabo yaramukeneye aramubura amubuze abwira iki inshuti ye yego bimeze gutya na gutya uriya nawe yabibwiye mu by'ukuri ngewe ntekereje uko muzi cyangwa uko mubana ntabwo muzi face to face yego ariko byanze bikunze nawe akeneye umugabo nawe akeneye ese ubwo nkubaze umugabo wanjye abwiye umushuti wanjye akamubwira ati umugore yanyimye ku bintu mu by'ukuri byabanije no kumusaba ni nk'abamubwiye ngo ma umugore yanyimye none umugore yanyimye oya rwose n'ubundi buriya nawe ni umuntu kandi yambaye inyama n'amaraso kandi rwose yakaye umugabo akeneye nawe arayikeneye hagati aho rwose ko yamubwira ati ubundi si bwo ngubwo nyine umuntu udahindukira kurusenya biroroshye diregite usibye ko no kuba abandi bavuze ngo abantu baduteranije ngo abantu reka tuve no mu by'abantu kiriya gikorwa iyo kitabayeho ku bashakanye uko bijyasa kose akanguranwa akaraza kuba umugabo yasaba umugore akamwima yabyara kayari wamaze ajya gushaka aho bamuhereza ibyo ashaka none se niba ntabwo nize ariko wera uko mbyumva biriya ni ibintu umuntu ashaka akabura amahoro yego akarwara stress umutwe udakira w'uruhande rumwe ndetse urumva indwara za hato na hato yewe za rubaga impande none se ubundi madamu cyangwa se mu papa kumaze kwima umuntu ibintu wakagombye kubumuha urumva azarwara umutwe kangahe se kandi azi ko abikoze umutwe wake nakasa umutwe boya yego nituvuga imbwa tuvuga imbwa mu mazina yazo nituvuga ibintu tubivuga uko biri nibyo twavuze tubisanga kandi na kera na kare byahozeho na Adamu na Eva muri Edeni barabikoze ntawe babibatumye ni gute wumva ko wimye umugabo wawe cyangwa wimye umugore wawe rega n'abagabo barimana abagabo bari ugiye rwose nkuko bayananyarutse noneho ashobora kunyatura hirya hariya yaza wamukora hatishingukaho umugore se nawe ni igicucu cyangwa umugabo we ni igicucu avuga atari ku bundi ryashyana ubundi gute hari ibintu utekereza gukora abantu benshi wenda hari abantu bagendera mu kirokora ati reka nifate ariko hari n'ubu utabwiza kwifata ari ibyo ngibyo pasiteri benshi barasambana bamwibanga rero tukabona byageze hanze ariko umugore w'umugabo ava mu rugo rwe akajya kubikora ahandi kubera ko agize gute abishaka urabimwima ajya kubishaka ahandi ntuze kujwigira icyo cyo bakimenye tugishyireho n'umunozo rwose wa mugore we tanga ibyo wazanye iw'abandi wa mugabo we nawe uwo mugore wawe ntabwo yaje kuba iki iwo bategura ku meza ni murye deseri mwiryamire muryame neza muruka amahoro ubundi reka amahoro atazi umva none kakubwire sheri umugabo n'umugore bakoze imibonano neza rwose urugo ruba mva ni handi uje ukasanga bari muri sheri ishusho nese nge nta kintu wamariye ubundi wabumbaza iki ko nge burya ntanagutekera baramama niko kuri ariko oya ni ukuri abantu bakeneye kumva twarasenye twarasambuye ariko ntureba nk'ano mahirwe mba nifitiye niboneye mvuye kanyarira na Tereza kizawe mwaragize gute uyu musozi nirukanse yego nsaba imana ngo intabane sinabura ubwenge da yego ku rundi ruhande hari amajwi twumvise ya Kimenyi arimo aratakambira n'ubundi inshuti y'umugore we Keza Treski amubwira ati umugore nta kimpinduriye nta gihindukira ibaze ko musigaye mubwira ko tujyane muri siporo cyangwa muri gym ahubwo akajyana n'umugore mugenzi we ibi nanone nkaza kubihuza
n'ibintu byigeze kuvugwa n'uwitwa Yago Pondati avuga kuri DJ Brian n'ubundi byavuzwe ko ari we wasenye urugo rwa Muyango bitewe n'uko yaryamanaga cyangwa se kuko na Kimenyi yavuze ati yabwiye umugore we ati namubwije ko namugana nsigaye mbona warabaye urumurezbienne cyangwa se umutinganyi bishoboka gute cyangwa se byagenda bite kugira ngo umuntu w'umugore wari umugore mu buzima ahinduke umutinganyi katubaze twumva n'amajwi yayagoho gati ariko baba bumva baturusha gukora ama operation arigata umugore mugenzi we mu gitsina akanamusenyera uyu munsi umugore akaba atakibana n'umugabo we aya majwi yayago amaze hafi amezi 6 ariko baba bumva baturusha gukora ama operation arigata umugore mugenzi we mu gitsina akanamusenyera uyu munsi umugore bivugwa ko hari video ya DJ Brian yari arimo aratingana na Muyango ko urugo rwa Muyango rwasenyutse kubera uyu DJ Brian byagenda bite kugira ngo umugore ahinduke umurezbienne bariya bari byo ntago nafata DJ Brian ngo mvuge ngo ni umutinganyi nta nubwo navuga ngo kuba Kimenyi atajyana na Muyango muri gym cyase nga muhindukirire icyo cyo twakivuze ariko nabyo birashoboka ashobora kuba umuntu ashobora guhindura niba atifuza ikosa ryo niba tarahindukiye byo ikosa rya mbere yamaze kurikora ariko kujyana na Brian muri gym ntabwo bivuze ko biryamana no kumuturisha buryo umuntu ashobora guturisha akavuga Kimenyi akavuga ati nabonye Brian ari umuturisha reka nkwereke Kimenyi agomba kumenya yuko uriya mukobwa yamukunze ubwambure bwe buri hanze bwa Kimenyi kabigasekwa na kese uri kumva aramubwira ati bebe rwose ngibi nta birenze rwose nta birenze uri kumva buriya ntabwo njye nemera ko Brian ari umutinganyi biriya Yago bari bagiranye beef kuba yabivuga cyangwa se nka kurerega bari abastari benshi n'abinzara tubona udufoto tukabona ko mu buzima busanzwe abenshi nk'abo nabashije kubona none nk'abari b'amafilime bo abenshi ni imbobo barakennye ntabwo ari basenga Imana ibaha amafaranga nta buzima budafite amafaranga nanjye mbona mbisenya Imana izabyinira amafaranga yego abe make ariko nyabone biriya bintu bishobora gutegurwa cyane nuriya Keza akabigiramo uruhare kuko ashaka iki Kimenyi ngewe ntanakubeshya ngewe niyo umugore amvugishije umugabo ndarakara kareka gute umbwira ngo umugabo ni inshuti y'umugore mugenzi wanjye bigiye nubwo bavugana amabanga y'urugo gute gute mwabagore mwe mwisanzura umugabo wanjye ni za besto ni za best friend yani babwita ibi best friend konsha byonyine umugore niyo yagukunda kajana ibyo ufite biramurya urugero rwa hafi hari abagore bambeshyaga ko dusenga tugaterana ubutayu naguze izi ntebe bose bacika hano kubera ishyari ni ishyano biriya bintu bishobora gutegurwa bikagirwamo uruhare n'ushaka umugabo none se uriya mugore ko yari inshuti ya Kimenyi gute yabwiraga Muyango ngo jya gukorera amafaranga kandi abizi ko inzira byibura bizi yakoreremo akanamubwira ko amafaranga yashakaho yishakira ibirayi by'abana kandi abizi ko byavamo no guca inyuma umugabo kandi bari inshuti ntaciye ku ruhande rwose uriya mubyeyi nawe bizari gusenyera uriya rugo ariko nibasubiza amaso inyuma ntibarekurane nta cyabaye hari nabonye n'agafoto ngo DJ Brian ngo aryamanye nabonye bari abantu atari bo ahubwo nabonye hari ukuntu hari bakora amafoto ari amaguru abonye ari Brian amaguru ya Brian abaho ibirabo n'amatatuwaje mwabantu mwe ko hari ukuntu basigaye baca umutwe w'umuntu bagashyiraho w'indaya runaka
AI artificial Eh. ubonye inzovu ariya maguru wabonye ari aya Buriyane. Buriyane ko ifitiye ibirabo no ku maboko naye hose. Babonye uriya muntu ari we. Ngiye babona ntabwo nabashinze ubutinganyi aho buriya mama we. Yego. Amabanga tumenera abantu. Amabanga ubwawe ubona niwe kwibikira. Yego. Ntuzayabitse umuntu. Abagore twihaye ingeso yo kujya mu rugo rwa mugenzi wawe ukarira uzi ko hari n'ukuririra akubwira mfite umuceri mu nzu mfite akawunga mu nzu gitega cyiza ariko ibi ni umugabo kandi uri kubwira we ntacyo afite nta n'ikintu afite ngo gira inama ibi nabyo ni handi navuze ngo hari igihe tuburamo ubwenge ukuntu. Yego. Urabona ko Muyango yaganiraga na Keza. Yego. Umugabo wa Muyango akaganira na Keza. Kuba yarafashe amabanga yabo yose akayashyira hanze kera na kare. Iyi couple mu kubana kwayo ni couple twabonaga ko ari y'icyitegererezo bitewe n'uburyo babanye. Uyu Kimenyi hari igihe byaje kuba skandale ku mbuga nkoranyambaga hajya ubwambure bwe. Abantu benshi bahita batekereza ati umuntu uzashakana na Kimenyi akemera gushaka n'umuntu ubwambure bwe bwagiye ku mbuga nkoranyambaga. Uko byasa kose uriya mugabo wa Muyango gihe cyunamunenzeho cyane. Ntabwo yarakwiye kujya kuvuga biriya bintu nkurikije uburyo cyuriya mwana w'umukobwa yamwemeye bimeze. Nta nubwo ibyo ngibyo biba banapfa. Sibyo banapfa rwose mana. Kuko n'ubundi n'ahazajya hose uriya yari yamwemeye biriya byose abizi avuga ati nubwo isi mwasaniye. Ari uwo mugabo wamwakira kuko yari yamukunze akamukundira mu bibazo. Buri umuntu ugukundiye mu bibazo. Urugero nk'uyu mugabo wanjye yankundiye mu bibazo abibona ko ari ibibazo. Yankundanye abana barenze babiri. Ninde mugabo ni bake cyane. Ibintu n'umugabo wanjye akora bikora abantu bake. Ubwo se narenga nyuma niyo yakora ikosa rimeze rite nkajya gutunara. Ntabwo bishoboka. Ntibibaho. Kimenyi nawe ubwo nyine bashatse kubambara nabambare. Yego. Ariko nkurikije ko nka mwana w'umukobwa yamukunze bimeze ndumva nta kintu bagakwiye gupfa. Niba koko niyo mitingano usije ko nta niyiriho. Niyo mba niyo mitingano inariho. Nta gikwiye ko n'abatashyize matabaro ye hanze twayibona. Ariko nta yiriho. Oya niba urabona kahwereke buriya mfite umukobwa wanjye ameze ni kaboyi. Yego. DJ Buriyane nawe ni bunari kaboyi wanjye. Yitereye ukuntu kwe. Yego. Uko byasa kose hari abari kugendera ngo yaguye yarabivuze. Yaguye bivuze bikwiye kuri Keza. Keza bamwinjije mu rugo. Hari abantu twinjiza mu buzima bwacu bakatudaha. Yego. N'abandi bose bagiye baboneraho. Ubundi buriya abagore aho tuva tukagera. Abagore turi babi. Igitsina gore ntabwo tujye tubabeza 100% cyane ku kintu cy'ishyari. Gushaka guteranya abantu ya hato na hato. Iyo ngeso turayigira. Amagambo menshi. Hari akantu kora ku TikTok ngo abagore we ngo umubu w'ingore niwo maze abantu. Ikintu ingore. Intara y'ingore niyo yica. Niyo umugore twateje ikibazo. Ariko ntabwo mpamya ko DJ Brian ari umutinganyi. Ahubwo umuntu umwe arakwanga. Agashaka kugushyira hasi. Izi saha tuvugana. Uzi ko hari ahantu inkuba yakubise bakavuga ngo ninjye uyitumye. Nkubitisha inkuba ahantu umusozi ukaka. Zo mbaraga urazifite. Ibaze nyine ibaze. Ahubwo narabyumvishe kubitwara inkuba ari ngewe. Uzi ko ntabwo byambabaje kuko babivuga sinkiri mu buzima bwabo. N'umuti w'inzoka w'umwana wanjye sinzi kuwuhamura. Ariko biza kugira ngo umwana w'umuntu yihandagaze mukubitisha abantu ngo inkuba ngo ninjye ngo uzohereza.
aho zibimubasha niko bana we ubwo se iyo biganira gutyo bavuga ati wa mugore nutwo banga tugera kudushakisha inkuba zo kwasa abantu ngo inkuba yarakubise inka ziragarama mu kiraro bati ni rya cyano ry'umugore yoheje inkuba narabyumvishe ndaseka ndatembagara umuntu akuremera ikinyoma kikagufata kenshi rwose umuntu agukubita cya semuhanuka akakubeshyera noneho gutya dutuye mu mujyi bwo inkuru zirihuta noneho abasitari bo n'ubu telefone bwabo bari kodinga bagira gute birihuta none se uriya Keza we ko yari inshuti y'umuryango izi yari kode zifatanga zazimaze niyo mpamvu nahamya ko ari amakrosi yaguye yavugaga n'ubundi yabaga yagize gute yakuye ku muntu umwe winjira mu rugo ashobora no kuba atari na Keza yego ariko byonyine byabavuyemo ko ari babiri hagati yabo yagwa arabimenye ndetse anamenya ko batakibana kandi abantu batinze kubimenya yego ahubwo ko kimenye yabwiraga Keza bimva yene ibintu bimaze igihe yego ariko ntabwo nahamya ko Keza ari mu yari afitiye uriya mugabo wa Muyango ni ukugira ngo basenye ariko Keza kumukeza akamubwira ati dore nawe ubwambure bwawe yagukunze buri hanze ibyo abandi bagira ibanga we nk'umugeni yaje abibona ahantu hose none kisha make mwubaka urugo rwanyu nese uri urumva yarabikoze ntabyo yakoze ahubwo yagize gute yacutsemo basenyuka burundu hari ikintu uri kugenda ugarukaho cyane bitewe n'uburyo ikupura abantu bari bayizi yakoze n'ibiganiro byinshi bigaragaza ko ari abantu bakundanye n'uyu Kimenyi Yves Muyango abantu benshi bavuga ko yamukunze ari mu gihe kibi kuba gukunda umuntu ubwambure bwe buri hanze ku gasozi ku muhanda urwo rukundo rugira bake ariko abantu baza rugira ba ego mana gasani umva no leta mu bantu batandukana ubu ngubu kiri mu kintu ushobora gutuma batabaguha divorce umuntu yashyize ubwambure bwe hanze mwasazanye mu mategeko diregite biremeye kubwoko batandukanye ariko we yemeye kumanika akaboko bimeze gutyo asezerana nawe niba rwose no gutingana ati atanatinganye wa mugabo we ariko niyo yaba yatinganye ntago byatuma Kimenyi se none se we yagiye gushyira ubwambure bwe hanze hari wabimutumye ni kimwe se kandi nese ujya gusanya niwo muti nakubwiye ngo ibikomere byo gusenya ntibishira noneho iyo wabyaye bwo ni ibindi bintu eso bakomeze babane kandi niba umwe yarahisemo uruhande niba Muyango yarahisemo abakobwa bagenzi be bakomeze babane bagambiriye bagamije iki ntabwo biya bintu byemera ko ari byo ntabwo mbyemera ko ngiye Brian ari umutinganye simbyemera ababivuga baramuharabika bikanamubabaza ariko nabonye no mihanda ariko yubatse nakazi muba murima benshi uzi ko nsigaye mbona buryo umuntu abyuka mu gitondo agakubita semuhanuka hariya ikarebwa abantu zwe dukunda ibinyoma kurenza ukuri kandi washyiraho akantu kwenda kukuri k'amagambo meza ntagira umuntu ukareba ariko ikinyoma ubu nange nshatse ko abaviyuzi birukanka nabyuka nkandagaza umuntu umwe uzi ukuntu byakoroha nka buriya ko nakoranye na Sandrine ibiganiro igihe kirekire cyangwa na Juste buriya mbyutse mu gitondo nkavuga nti Juste yantabye ku bintu cyane yanjye yazamuka abantu baza ari benshi yego ko mwana yagasanye mvuze nti Sandrine ibi nibi yego umva nabyuka nabaye monetize YouTube nabonye ikinyoma kiracuruza pe nimucuruze mwirire we ariko simpamya ko Brian ari umutinganye nuriya muntu wazanye iriya video ni wari ifoto ya papire ko ngiye nahise njya kureba ku maguru ya Brian nta kintu kiriho kandi Brian ifite indabo ku maguru ye yego ko rero rwose abacuruza nibacuruze neza bicururize rwose yego Kimenyi niba ari ugutandukana sinavuga ngo nibabireka abantu basigaye bicana ejo dusanga imwe yakubise agafuni byageze kure nibatandukane se ko leta yacu bitwemerera ibyanze ni mu byange Imana itanga andi mahirwe ibyo kwivugisha ngo nashatse umugabo ngo ndashaka umva imbere y'Imana nsenga imbere y'Imana yantabaye binabaye ngombwa ko n'uyu mugabo mbura kuko mvuga ko ari Imana yamumpaye ubwo niyo yabitumye nyine
agenda n'umu cyangwa se muri byanga njye nashaka niba mvuga ngo imana ikugenda intabarira aho nasebeye mbireba nkaba mbizi ko nta muntu wabigizemo uruhare imana yantabaye nta data nta mama iragenda iranyitabarira yo kabyara yonyine ubwo aya mahirwe yampaye nayo niyanga izampa yandi urugendo no gukomeza nta mpamvu yo kwibabaza ibyo kuvuga byo ngo njye naryama umwaka nkaryama 2 nkihumeka sha ntabwo byakunda naba mbeshye kandi buriya kwifuza ni hari ibyaha by'inyonga bizabugingo dukinisha kwifuza ni icyaha kwifuza ni icyaha sinzifuza nkiri muzima ibishoboka niba byanze uyu munsi nk'iyo umugabo n'umugore babana mu rugo mu buzima bwa buri munsi ariko bikagenda nk'uko nguko wenda iyi couple byagenze umwe akabona akazi k'ijoro cyane cyane nk'umugore abantu bakwiye guhita bagira impungenge reka nkubwire n'abagabo bake cyane bemera ko abagore bakora akazi k'ijoro nk'ejo bundi hano iwanjye ku muhanda ahantu harimo akabari umugore yabonye akazi k'ubusekirite Kicukiro centre maze kubona akazi ngagakoza amezi 2 umugabo n'umumotari yaraje yirira hano mu kabari hano muri quartier hari abavamvari hajya ngo basibeho babahaye amazina hari indangamirwa yigira mu ndangamirwa akora ibyo akora asoreza ha mu gacupa paka tondo umugabo noneho hari inda imwe yaramuciye inyuma itangira umugore kwanyura muri uyu muhanda iramubwira ati nzakujya karoza urebe iyo nzakorera umugabo wawe yanyambuye 1000 inamuhaye ituru do yaramurereze muri gitondo saa 10 z'igitondo araza musanga hangaha iwanjye abaramunize mu kumuniga umugore ko bahise bamuhamagara afata akagare kamugeza hejuru aramanuka asanga umugabo ari kumujurira hangaha aravuga ati burya ni ngibi burimo ndabishira bamubwira ngo ariko se sheri ubundi mba nagutumye ko nkora ubumota nzajya mu buriri njyamenye njyamana n'abana njyamana n'inzavuga ngo ndogora umukozi uranyeheza kujya kuryama mu rugo wandyamishaga ntawe uhari nawe ushakiye kujya umfumbata umbuze no kuba ninywera icupa ubwo se ni gute icyo tumva ni iki niba umugabo wawe anyuzwe nuko kazi ugakora ukabona nta kintu bimutwaye genda ukora ariko niba ubona ko ryaje agomba kugukenera akakubona akazi gahindurira twanacuruza inyanya rega kire yo kurana ibyishi n'ahantu twanahinga ye nahingiye abantu nkajya mingira abantu n'ubundi umuhinzi no kazi nkora amasambi n'ahanda hinga wakora ikintu kigwesheje amahoro mu byukuri akazi nkora ubundi ubuzi ko umugabo ari he urugero nk'ubu kuva hangaha kuri njyewe nisakirireho kuko nzi ko umugabo wanjye byanga ashobora no kuvuga ati ariko uyu mugore uhora simbuka aravuga ati niba no gukora kwera hafi aha ariko sizajya ibyo by'umukozi sizajya ibyo by'abana iyo kintu ukaba ukizi ko umugabo atagishaka kubunga hari n'abagore babunga umugabo akagenda nabo bakambabaranya bakagenda usanga ibyo si impano yanjye ariko niba uzi ko wa mugore we ubyuka mu gitondo umugabo afata akazi wenda nawe nta n'akazi ufite namwe yagusigiye ukabatizemo akamoto ukabura birigise akazi kawe tangira ugere amakenga ntibyabura umuntu wawe banza umenye ngo siko yigeze kuvuga ati mufiyansanye umenye ngo umuntu akura icyo umuntu yanga iki nkuko nziza ko umugabo wanjye yanga akaguru k'umugore yanga ko ngenda ndabizi ko iyo nagiye hari amasaha ntagomba kurenza ndi hanze hari ibintu yanga ntagomba gukora nanabikora nkamubwira rwose kancitse ihangane kandi rigaburira kubaka no kubahana uko byasa kose umugabo n'umugore hagati yabo kuganira iyo byabuze njye menye ko umugabo aganira n'umugore bakajya inama ngana gutya ibyo byo kuvuga ngo kurana n'umugabo ubundi buri akakubwire rega iyo yaraye hanze bayabaye inturo reka nkubwire mana we umugabo kuvuga ngo umugabo akora akazi ko hanze ngo aba mu nta ibyo rwose kuguca inyuma bimenye ko rwose abikora umugore we nawe ni uko
bimenye ko rwose ko byasa kose yego na si bose ariko benshi hajye hukora mu kabari noneho byo na rundi rwego ese mu kabari ko tubizi mu kabari ntihiyubaha mu kabari nta cyubahiro kihaba rwose yego abakora ku mabuno abakora ku mabere abasoma ku matama ntibyabura ijoro ryose noneho saa 9 z'ijoro shaka ari akantu ko rwose muyango niba babasha kuba baganira bazagakosore wenda akazi gahinduke hari n'abana bagiye bavuga ati nta mugore ukorera mu kabari ubuse umwana se shaka nkwereke ejo bundi hano haruguru inzu yarahiye umwana ahiramo arapfa mu by'ukuri byabaye ari ku manywa nk'aya masaha ariko nk'uriya mugore yaza kuba ari nijoro akaba yagiye mu kabari umwana agahira mu nzu mu by'ukuri we yakwibabariye akazi ka nijoro ku mugore buriya pe karakorwa dufite abashinzwe umutekano ariko nyine ashinzwe umutekano ntabwo bazavuga ati abafite igikoresho cy'akazi abambaye inifomo wenda ahagaze kuri amanga agiye mu bikorwa aziyubaha ariko buriya mu kabari ntabwo tujyamo ariko ntabwo hiyubashye burya tujyamo ariko mu kabari ntihiyubashye ntabwo umugore akwiye kujya mu kabari ngo ni ukubyina gusa no kugira gute guhostinga nko kwemusinga no kubyina byose biri mu ku manso uyoboye n'amamanso nyine umugabo yabikwemereye umugabo yabikwemereye sawa ariko rahamya ko atabyemeye kuko urumva ko kumuhindukiza akabyanga yazaga ananiwe wenda yaramubwiye ati sheri wanjye mwiza rero kubera ko muri umuntu ari mwinshi udakibashije kunyitaho wabihindura wenda abona bimuha amafaranga menshi agafatira akavuga ati bari kubiganira wenda akaba yahindura n'akazi cyangwa agakora ibindi byo gukora n'ibyinshi n'abantu nk'aba babaza ubwenge ntabwo akabari katuma asenya nisa amafaranga agakuramo reka nkubwire niba ari ikintu cya mbere kibabaza mu buzima ni ugusenya ikintu kikwambuye ibyishimo byawe ayo mafaranga akwambuye ibyishimo ariko niba hari ikintu muramba abantu niba wenda ku kabari akajyamo akagahuramo n'abandi bagabo runaka sinumva ko yaha agaciro umugabo we cyangwa se avuge ngo sinshaka gusenya erega burya reka nkubwire nkubwire nk'umuntu wabiciyemo wanabikoze mbizi neza ubundi buriya umuntu watinze kuguca inyuma nta gahunda muba mugifitanye icyambere cyo muba mufite ibyo muri gupfa urumva ngewe namenye ko umugabo wanjye afite undi mugore bana nanjye ndavuga ati mva we umbabarire ntabwo ndi bajyagayo ndabikora iyo amaze avuga ngo nyuhagire avuga ngo nta mbyiro mfite uko byasa kose wa mugore we cyangwa se wa mugabo we iyo watinyutse kwambarira undi mugabo uri butahe mu rugo rw'umugabo ntuba ukimushaka akenshi abantu babikora ari urwendo kugira ngo ubone icyagukura aho ngaho kuko njye ndabiciyemo ndabizi cyane ni agahimano umuntu abikora byanze bikunze afite icyo ashaka yego iyo yamaze kubikora nk'aho muba mwamaze gutandukana direct burya rwose mushatse mwatandukana umwe ntabakimariye undi kuko rega biriya bintu ni ibintu bikorerwa mu mubiri imbere uko byose kose wabimfashijemo wenda bigakemuka nta n'ahandi hantu najya ariko agenda kubera ko yabibuze usibye ko nanone hari n'abagira ingeso akumva yahora yigendera sinzi ahora mu ntoki rimwe sindi ipeso akigendera uko abonye nk'ingeso nyine ariko nabyo ni za karande aba ari za karande ariko hari n'ubikora afite tagita akavuga ati ngewe ku manywa y'ihangwe karange nze mwemeze kanze mwemeze noneho mbikore ko nawe warabikoze ni nk'ihe nama wagira iyi couple nibyo nahoze nkubwira ati rero buriya hari umuntu ajya kugisha inama inama natanga iyo ari yo yose ntikwiye ko ndi umudevoruse ushatse kuvuga iki inama zanjye ntabwo nzizeye ntazajya n'umuza kungisha inama uzambaza ibyo nakoze mbigusobanura mbaze naciyemo ariko kwinshuro erega hari ibintu bitera igisebo biranga ugasenya ariko igisebo ntikibura nawe ubwawe uri umuntu muzima ufite ubwenge buzima hari akantu kazamo nshobora gutekereza ngo nanjye ubwanjye naratandukanye
Muyango yaratandukanye uyu munsi ndamubwira ngo nasubiye mu rugo rwe Kimenyi ndamubwira ngo garuka mu rugo rwawe nange ntarurimo nange byararangiye ariko ahubwo ngicyo nababwira kitari n'inama wenda nababwira ngo mwe mwese mwiteguye gusenya igikomere ntigishira ndi mu nzu ntishyura uyu munsi mfite n'umugabo unyikundira rwose wankundiye ukundi wanyihereye UPI mu mujyi wa Kigali ku mazina yanjye ungaburira abana akamenya abana akanabakunda cyane ariko ndagira ngo nkubwire ntabwo bihira bose tekereza gusenya utuma Justine iwe nta diva yagiraga uyu munsi yicaye mu idiva ariko narigiraga da yicaraga ku kabaho yaryamaga hasi none uyu munsi dore yicaye mu twondo twe nanjye reka nze nsimbuke cyabihira bake ariko reka nkubwire rega Satani yatatse ingo zirimo umudayimoni uzana ibyo byose inama yo nakubwira wa mugore we cyangwa se wa mugabo we ntabwo uzakungisha inama yuko ibyo yakubayeho uhaze nisonzeye ngo ngire icyo nkumarira ahubwo nzagushuka nkakimenye buriya aho ari ndakeka ko wenda ashobora kuba ari kumwe n'uriya mudamu cyangwa ari kumwe n'undi cyangwa se na Muyango nawe akaba ari kumwe n'undi muntu utari Brian kuko babeshyira Brian Brian no kumubeshyira ngako niyo umuntu akwanga akaguharabika ariko uko byasa kose uwagishije inama ntiyamugiriye neza hari nabo nabonye bavuga ngo Brian ngo ari gushyushya inkuru ngo akubanye n'abikimenye ngo akishima ngo kare inshuti ya Muyango ngo agomba kubaha umugabo we none se umugabo buta umugabo buriya abagore reke tuvuga ugira ngo umugabo ugiye kuvuga muri buriya ni seri bigira ngo umugabo ugiye kuvuga biriya bintu akabibwira no umugabo udafite umugabo none se ko afite wahindukizwa nandi nawe nta buseriye bwe ntabwo ibintu yakoze ni nk'iby'abagore niba ari we yarabonye yatakira se ariko n'ubundi nta n'uwamurenganya n'ubundi yasanzwe ari umunyamafuti niba yarashyize matabare ku karubanda se ubundi yahishiye ahubwo Muyango aramuzi ko nta banga yamushatse n'undi nta banga yifitiye ibanga rye rya mbere ryari hanze gusa niba bishobora n'abastari bafite amafaranga niba bishobora mugire bikundanire niba na Muyango atingana muri katingana ibyo biramureba bakundane kandi umuntu yarahinduye uruhande azajya atingana ajye no ku mugabo se bariya bana ntabwo batingana no kubeshya ntabwo batingana hariho umwuka weze muri Kigali ariko se kubera ibintu bibaho bibaho cyane najyaga nanumva ngo indangamirwa yinjiza abagabo babiri icyarimwe nkabihakana none dore mpetse kubibona vuba ahangaha mpetse kubona indangamirwa hafi ahangaha harimo ubwira umuntu ati atuwa babiri ati muri amezi 10 yuzuye ntabwo aracyari mu gitondo ati mwandaye huwa babiri we umwe ava kundajya umwe ava kundajya 10 ndibone bitaba byo ntimusohoka nabyo najyaga mbihakana niho byemera ariko yego amagambo abantu tugisha inama nta muntu wo kwizerwa ukiriho yego kandi ikindi kubera ishyari ryeze nta muntu ushishimiye iterambere rya mugenzi we nta n'umuntu wishimiye ko wishimye yego ibyo ugomba kubimenya nta muntu wishimiye ko wishimye nta muntu wishimiye ko wariye inkoko yariye imvange si uko kutari ayanze nuko atayifitiye ubushobozi ariko hari n'abagore rega bakora n'ubugoryi nibwo tuzamanuka mu etaje hariya hejuru ukamanuka akaza kugisha inama Justine hano hasi ntange ntayo nigiriye imodoka iparitse wayo mu gipangu harimo ebyiri harimo 3 uje kugisha inama none kabari kakubwire kandi kantu buriya umugore udafite umugabo arasuzugurika ijana ku ijana nta muntu kubaha abantu bose bakubonamo indaya bakubonamo umugore udashobotse yego ubu tujya kubwira ibibazo byawe by'urugo rwawe ukajya kunegurira umugabo wawe utamufite aravuga ati shaho wowe
umugabo wawe yagukubise urushyi sha nanjye warumva akarunkubita ariko wampurunkubita akangaburira wamurungubita abana banjye bakarya uyu mugabo wanjye niyo yankubita naziba okomana yego naziba yego abantu rero amabanga yacu niba yikuraniye kuribika nguri miri ugenda ahantu mu ishyamba upfuka musego ubwira Imana uti Mana we nje kukubwira ibyanjye ibidatunganye ubwira Imana yego aho abana b'abantu bo umva kuri